none nk'ubu tuvuga size yahari ariko nanone no kureba urugero okay kuba batandukanye tugendere kuri size ya yampano niyo twa ntabwo nayibonye ngo size imeze gute arayifite nuko ihengamye ariko afite ihagije nigi oya nabandi nyine size na shape biratandukanye kuko na shape ushobora kuba ari shape imeze gutya cyangwa shape imeze gutya imeze kuriya hari amashefu menshi atandukanye size na shape ntabwo ari ibintu bimwe okay size na shape ntabwo ari bimwe shape igomba guhindura kuba ari yego ihagije ariko wenda shape inze gutya cyangwa shape inze gutya cyangwa shape ihengamye ariko ibyo ngibyo ntabwo bimataringa ahubwo bimataringa ni performance yawe so performinga hari n'abafite iyo size ihagije ariko batazi gukora iki kuyikoresha nabyo ni ibintu bijya bishoboka ku buryo ukaba utazi guperforminga kuko iyo uri kuri set ubundi umutipe niwe ufite akazi kenshi ko agomba guhanduringa umukobwa agomba kumushyira muri umukobwa wenda ari muri position we atagomba kure aho atari bushobore kureba kamera kubyumva so umutipe agomba kumubera nyine mirwari akamekinga show yuko ari muri kamera neza ubwo ubyumva umuntu uri gukamera we kintu akora iyo mutari muri film neza akora nko kumutipe wenda akamukoraho akamutapinga umuntu ugatamenya ikintu cyo gukora niyo wenda agomba kumuvinga wenda iburyo akakumuvinga iburyo cyangwa kumuvinga ibumoso so cyane cyane n'umutima ugomba ntabwo ngo ikibazo ntago ari ukugira uwo mubiri no kugira size ugomba no kumenya kwacting ko it's actually an acting job you have to act okay kubyumva ntabwo ngo urashobora ngako gusa urashyira mu bite birangira twavuze kuri size z'abatipe izi possible haraho ushobora kugira umwukanira ku muhanduringa nabyo birashoboka hari gishobora kugera kuri se niyo mpamvu nakubwiye ati cyane cyane buri muntu wese aba afite nka portfolio nk'amavideo aba yarakoze so nk'urugero bambwiye wenda nka company mparinze kandi atigiye gukorana n'umuntu bita wenda Godfather izina rye ndajya kumusacinga ndebe utuzi yagiye kora ariko byuma ndebe performance ye ndebe ingano ye ndebe ukuntu reactinga ibintu byose nyine ndebe personality cyangwa se nakorana nawe ariko byumva kuko ufite n'uburenganzira bwo guhakana kuko ati ngewe uyu muntu ntabwo nakorana nawe kuko hari n'amabifu muri industry ufitanye bifu n'umuntu ukaba utakorana nawe mu gihe kampani yabaharinze mwembi ukabavuga niyo mpamvu akubwira ati wewe wenda wowe Noeline urakorana na Godfather wowe ukavuga ati ngiye Godfather ntabwo numva nakorana nawe kuko umukobwa ari ufite agaciro cyane bashobora guhindura umutima bakuzana undi mutipe wundi buretse gato ese bari abatipe tubonamo muri kumwe ubashobora kuguhereza n'umuntu randomly utazi n'ubundi ntabwo ubumuzi ubwa ngo kampani ngewe impayarinzira ngewe umu agent abanyaprocinga kambwira ati Lexi kampani iyi nisha kuguhayaringa kuri sini n'iyi uyu muntu n'uyu hambwa ngenda baza nkabaza mbere yuko nemera akazi baza umu agent kuko n'ubundi ugomba kuba ufite umu agent umu agent kuko umu agent we niba ufata amafoto yawe cyangwa se na portfolio yawe akajya gukora iki akajya ku advertisinga ku makampani noneho kampani ikavuga ati turamushaka kampani nabwo iragushaka we akahita avuga ati kampani iragushaka irashaka gukora isini irashaka gukorana n'uyu muntu akahita kohereza information z'uwo muntu uwo muntu nkabanza nkamucekinga nkabanza ngura background check nkabanza nkajya kuri site ziwe nkajya kuri Twitter yiwe nkajya kuri Instagram yiwe nkajya nkareba nyine nabona ari fresh nkagenda nkareba n'ama reviews kuko haba hari n'igihe wenda hari nk'ahantu nyine tugenda nyine twebwe nyine dufite agakomite kacu ugenda ukaba wakwandika wenda experience wegeranye n'umuntu ukandika muri groupe ku buryo undi mukobwa agiye gukorana n'uwo muntu ni groupe y'abakobwa gusa muri Europe mu gihe umukobwa agiye gukorana n'uwo mutipe yabo akahita akora iki yabona wenda review akawenda yakwemera gukora cyangwa ntakore so ndabaza nkagenda nkasacinga nkareba ibintu ukuntu umutipe akora n'ibiki nkareba size ye nkareba vibe n'ibiki nkahita mbwira umu agent ati okay akazi ndagafite ntabwo singafata ariko n'akazi ndamutse ngafashe
nagira kuri set vibe nyine ikaba ari off ntabwo dufite vibe nziza kuko tugomba kuba dufite vibe kugira ngo no kuri kamera bigaragare nka hari ibintu byanyabyo kuko you have to act, you have to be in a character, so you have to seem nkaho nyine ubirimo ubyiri kubyenjoyinga. Sometimes you're not enjoying that shit but nyine ugomba ku acting nkaho uri kwenjoyinga. Abo yeah, I mean it's acting. Jesus. So you pretending how ibyo ni iby'amakampani, ibyo ni iby'amakampani, ibyo nikorera njyewe urumva mbikora kuri time yanjye, mbikora bigiye numva bishakiye, aho numva bishakiye. So ibyo nkorana na company no acting, you have to act honestly. I'm not going to like, kandi n'abantu benshi barabizi ko it's fake, it's not really real. Ntabwo yo kwanguranya kubeshya it's fake. Ariko iriya fakeism niyo nyine ituma abantu nyine bahita basara nyine kubera ko the idea of it niyo ituma nyine n'ubundi abantu babireba. ni nk'ukuntu umuntu ajya muri filime akarira kandi nta muntu wapfuye. Uyu warapfuye kandi ntiyapfuye ukabyegereza umutima uri kubyumva ni ukorera ubundi bigenda. Nawe uragenda hariya ugasara biriya bya baby baby muri kuvuga you kill me ndapfuye ukarerembura amaso kuri ibyo bigenza wowe faking. It's an illusion. You have to sell an illusion. It's an illusion that you have to sell. Oh my God. So yes, kandi abantu nabo bigura kubera illusion. Ntugire ngo nanone abantu bigura bazi ko ari ibintu byanyabyo kubera ko arabizi ko atari byanyabyo. Ntabwo umukobwa azakorera hafi miliyoni 2 cyangwa 3 kubyumva, tuvuge miliyoni 2 ku mwaka arimo arakora ibi biboro, wenda yarakoranye n'abantu barenze wenda nka 50 cyangwa 60 ku mwaka, ukambira ngo buri muri abo bantu bose 60 yakoranye bose ndubona bose yarenjoyinze. Ntabwo bishoboka. Reka kubyumva ntibibaho. Kuki imibiri yacu ni imibiri irakora uburyo ikoramo ari ibyo idakoramo, ariko nyine ibintu byose ubundi bitangira mu mutwe. Iyo umaze kubyishyiramo urabikora bikarangira ugataha bigahita bigenda neza. Yewe dukeneye kumenya byinshi ngayo nguko. Ngayo nguko ariko ibyo 10 ntabwo ryagezeho ngo barinyimye burundu tu, ntabwo bashaka kuriba. Ngo yitsinda ari kwihera ari kwigerezaho ibyo ryageze. But honestly speaking, like abantu, of course, like abanyarwanda nyine baba ari very curious cyangwa bashaka kumenya ngo ibintu munose kumenya gute ngo Rwanda munose gusinyarwanda kwakira gute Nyarwanda inyakira nyine mu buryo nyine rukumva nyine bw'ibitangaza, ntabwo babyumva, ntabwo bibaho nyine, ni ibintu nyine you know. Hari nabumva yuko ntashobora no kugaruka mu Rwanda, twari nk'umuntu mbona nk'Ikigali akavuga none se muri Kigali, kuko hari abantu batekereza yuko wenda ngomba ko wenda ndi nka mageragere cyangwa se wenda baragize nko mu cyobo, I don't know. As in, because of what? Because of my body? I can use my body however I wish, however I want to. Bikabyumva igihe cyose umubiri wanjye nawe ukoresha mu bigiye unyungura kandi umbeshejeho, kuko tubeshejweho uyu mubiri n'Imana duhaye, kandi umubiri ntabwo ubundi ari amabere cyangwa se ubundi ku bagore niho abantu bahitamo ibidakoreshwa n'ibitagomba gukoreshwa ku mubiri w'umugore. Aho ubundi umubiri w'umuntu rusange biologically, biologique, like you know, biologically umubiri w'umuntu bihera hano mu bwonko bikagenda bikagera ku mano yawe no ku nzara zawe z'amano. So mu gihe udakoresha umutwe ngo utekereze, nta nubwo wanakoresha amaboko kugira ngo ukore, nta wakoresha amaguru kugira ngo ukore, nta nubwo wanakoresha n'igitsina yewe kugira ngo urongorane.